Mbere yuko dutangira reka mbanze nsome iri jambo riri mu byahishuwe ibice 14 umurongo wa 12 haranditswe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondere amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. 13 baravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imitima yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ihimbazwe. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye mugiye kwana nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu manifatira urugendo nkifatira umwanya nkaza kwicara muri studio kugira ngo mbategurire inkuru nziza, amagambo meza, by'umwihariko ni inkuru ziri kugenda zivugwa hanze ahangaha ku bantu basanzwe bakurikiye bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nyinshi. Hanyuma rero mbere yuko dutangira nkubwira iyi nkuru cyangwa se nkubwira aya magambo meza, reka tubanze duce bugufi twifurize abantu babuze ababo cyangwa se abantu bari mu gahinda, abantu bari mu marira. Reka ufate uyu mwanya iminota 2 amasegonda 2, ntabwo iminota 2 yaba ari myinshi, reka nguhereza amasegonda 2 umanze ufate ku mutima, tububahe tubabwire ngo pole sana, twongere tubabwire ngo mukomere cyane Uwiteka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka aza abantu be, bivuze ngo Imana iza abantu bayo kandi Imana iza bayo. Hanyuma fata aya masegonda 2 umanze wongere wifate ku mutima mu gahinda kenshi, wifuriza abantu kwihangana. Hanyuma rero fata aya masegonda 2 wifuriza abantu kwihangana. Imana iguhereze umugisha. Yes, Imana ishimwe. Hanyuma rero aya masegonda 2 ufashe ubikuye ku mutima wihanganisha aba bantu, Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se nkubwira inkuru, ngiye kukubwira cyane ko ari umwana w'amezi agera muri 6 w'uruhinja warokotse iyi manuka, nkuko abantu benshi mukomeje kugenda mubyumva ku mbuga nkoranyambaga, ariko bamwe nimubashe gusobanukirwa neza ese uyu mwana yarokotse gute, ese uyu mwana byaba byagenze gute kugira ngo uyu mwana ashobore kuba yakira cyangwa se uyu mwana ashobore kuba atapfa ariko umwe mu mubyeyi we cyangwa se mu babyeyi be akaba yitabye Imana. Hanyuma rero mbere yuko nkubwira inkuru neza, banza ufate aya masegonda ukande subscribe. Nanjye sinshobora kukubwira iyi nkuru narabanza kugushimira wowe wafashe uyu mwanya ugakurikira Ndabirambiwe TV, ukabona ibintu dukora ari ukuri, ukabona ibintu dukora ari byiza, bikagushimisha bikagukora ku mutima. Sinshobora gutangira ikiganiro narakubwira ngo uri umuntu w'umugabo, kuko kugira ngo ngiye njye gutangira ikiganiro narabanza kugushimira n'ubundi ntacyo byaba bimariye. Burya abantu benshi bajya babona bakoze ikiganiro, babona abantu bakirebye cyangwa se bakabona abantu abakanze subscribe bakumva ko nyine abarenze cyangwa se bakumva ko bakoze ibintu byiza. Ntabwo ari uko baba bakoze ibyiza kurusha abandi, ahubwo iyo umuntu afashe uyu mwanya agakanda subscribe nuko aba yakunze ibintu ukora, nuko aba yabonye ko ibintu ukora ari byiza bikamukora ku mutima, akifuza kuba inshuti yawe, akifuza kuba inshuti y'umuryango wa Ndabirambiwe TV, akifuza kuba umunyamuryango. Hanyuma rero ngewe sinshobora kujya kukubwira inkuru narabanza kugushimira, kugira ngo byibuze naho wicaye ujye umenya ko nubwo abandi batagushimiye ujye umenya ko wari wagushimiye. Rero wowe wakanze subscribe ukaba usanzwe umunyamuryango wa Ndabirambiwe TV, reka nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana y'imbaraga, Imana itanga amahoro, Imana iguhereza umugisha. Reka nkubwire ngo Data wa twese ureberera abantu be, Imana nikagusige mu kibazo, nikagusige mu kigeragezo. Reka nongere nshimire uyu muntu dukurikira ubwa mbere akaba akunze ibiganiro dukora, ijambo ry'Imana yobokamana n'ibindi biganiro bisanzwe bitambuka. Reka nkubwire ngo wakanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze kijye kibasha kukugeraho umunsi ku wundi, kandi ivuga butumwa n'ibindi biganiro bisanzwe byinshi by'imyidagaduro, ibiganiro by'urubyiruko bijye bibasha kukugeraho umunsi ku wundi. Inkunga yawe irakomeye, subscribe yawe ni ingenzi. Reka nguhereza amasegonda 2 urareba iryo buto ryanditswe subscribe, ubundi ukandeho. Numara gukandaho umakinge sure neza urebe ko wakanze kunzogera cyangwa se urebe ko wakanze kunzogera kugira ngo ninjya nkora ikiganiro kijye cyifata kizane muri telefone yawe. Reka ngohereza amasegonda 2 ubundi ukande subscribe, hanyuma gushimire nkubwire inkuru nkuzaniye muri aya masaha. Imana ishimwe.
Yes, ndagushimiyeho kandi subscribe rero ufashe uyu mwanya ugafata igikumwe cyawe ugakandaho ugahita ufungura inzogera, Imana iguhereze umugisha. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kwibaza nise uyu mwana yaba yarokotse gute impanuka, uyu mwana yaba yakize gute. Mu by'ukuri mwabantu mwe nta muntu wari uhagaze neza cyangwa se nta muntu wari uri kubyirebera neza ngo abashe kuba yamenya kuntu uyu mwana yaba yarokotse uru rupfu cyangwa se uyu mwana w'uruhinja yaba nyine yakize iyi mpanuka. Abantu ntibababeshe cyangwa se ngo umuntu aze ashake kubabwira inkuru y'ibihuha, nyamara nta muntu wari uhari. Abantu benshi cyangwa se twese abenshi twahageze impanuka isa nkaho yarangiye kuba, kuko urabona niba umushoferi yaratwaye imodoka igahita icurama cyangwa se ipine y'imodoka igahita ipfumuka, bikaba ngombwa ko imodoka icurama ikagwa, urumva ntabwo umuntu yari kujya kumanza kwita kureba ngo umwana yarokotse gute. Mbere yuko ntangira kubabwira iyi nkuru, reka manzi mbabwire ahantu iyi mpanuka yabereye, ku bantu batari bafite aya makuru cyangwa se ku bantu badukurikiye ari ubwa mbere. Ni ahantu hitwa Irurindo, abasanzwe bahazi cyangwa se abasanzwe bajya mu nzira zijya Kigali, Gitarama, nyine uvuye Musanze ujya muri ibyo bice, ni ahantu hitwa Irurindo. Ubwo ni mu kagari Kataba, umudugudu wa Kinkazi, ubwo ni umurenge wa Rusiga. Ubwo ruvuga ngo bazamukaga bava mu mujyi wa Kigali berekeza ahantu bita mu Gakenke. Ubwo bari bageze bari hafi kugira ahantu bita mu Gakenke. Ubwo nyine ni imodoka niho yari igeze, urumva bari kuva mu Gakenke bagahita bafatira i Musanze. Bivuga ko abantu bari muri iyi modoka bamwe bari kugera mu karere ka Musanze, bamara kugera mu karere ka Musanze ubwo urumva nyine bamwe bari kuvamo abagiye mu karere ka Musanze, imodoka igafata n'abandi bakomeza mu karere ka Rubavu cyangwa se i Rubavu, nk'uko n'ubundi musanzwe bimenyereye ko imodoka iyo igeze ahantu bamwe bavamo hakinjiramo abandi bakaba bakomeza i Rubavu, cyangwa se bamwe bakava i Rubavu bakagera i Musanze hakinjiramo abandi bakomeza i Kigali. Hanyuma rero iyi modoka nkuko nababwiye neza, kugira ngo iyi modoka ibirinduke ibashe kuba yagwa mu manga ahantu harehare hajya kungana n'ibirometero bigera muri 2, ni ahantu hanini cyane, ni ahantu harehare. Hanyuma rero iyi modoka ubwo yibarangura igwa, ntabwo umuntu yari gufata umwanya ngo bajye kubasha kureba ngo uruhinja rwavuye mu modoka gute, ahubwo ngo hari umukecuru ngo wari uri hasi, ngo wari umeze nk'uri guhinga. Uwo mukecuru niwe wivugiye neza, aravuga ngo imodoka yamuciye hejuru, ngagira ngo ni indege ihanutse. We yabivuze neza, aravuga ngo imodoka yanyuze hejuru, ngira ni indege ihanutse, ngo kuko nayibonaga iri mu kirere hejuru cyane. Ubwo imodoka yari birinduye, mu kwibirindura abwo uwo mukecuru yavuze neza, aravuga ngo kuko nta bantu bari bahari benshi ngo babashe kureba ngo ese urwo ruhinja rwarokotse gute cyangwa se urwo ruhinja barujugunye gute. Abenshi bo bari kuvuga ko ngo ubwo imodoka yagiye kwibirindura, ngo ubwo umubyeyi ngagahita ajugunya uruhinja ngakarujugunya. Ntabwo byari gushoboka cyane ko nanjye nari mari ngo mbirebe, nibyo niyo mpamvu ndi kubabwira wenda tugenekereje. Urumva ko uwo mukecuru yavuze ati ahubwo imodoka yo yari birinduye, mu kwibirindura ahubwo kwa kundi yagendaga ikubita mwabira biti, mwabonye neza ko murabona ku mafoto, mu byitegereze neza ko igipande cyo hejuru ku modoka cyo cyavuyeho. Ahubwo mu kwibirindura biba ngombwa kakana gashobora kuba kahise gaca mu idirisha, ko kakaba kagwa nk'iyo hanze imodoka itari yabasha kwikubita hasi cyangwa se ngo igere hasi abantu benshi babashe gukomereka, kuko ako kana nako bakabonye hejuru, babashe kukabona hejuru apana imodoka yari iri hasi, kuko bakabonye hejuru. Bivuze ngo ko gabwo gashobora kuba kagiriwe amahirwe, nabyita karamahirwe n'Imana cyangwa se umugisha, kuko ntabwo ipine yari gupfumuka ngo iyi modoka bitewe na balance yari ifite, ngo umudamu ngahita avuga ngo agiye gupfa kujugunya umwana. Ntiyarazi ko imodoka iraguye cyangwa se iri barangura bakagwiye, ahubwo bishoboka ko wamugisha nyine y'amahirwe Imana iba yavuze ngo uyu muntu ararokoka. Bishoboka ko imodoka ishobora kuba yibiringuye, mu kujya kwibiringura akana kakaba kaca mu idirisha kakaba kasigara, kuko ko kasanzwe hejuru. Biba ngombwa ko imodoka yibiringura igwa iyo ngiyo. Haye nuko nguko uwo mwana w'uruhinja ashobora kuba yarokotse cyane ko nanjye ariko ndi kubabwira, ntabwo nababwira ngo nari mari, nge narababwiye ngo nzababwiza ukuri, ariko mbabwira ibintu by'ukuri kandi bibashimishe, bibakore ku mutima. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho, abantu benshi birabayobera. Hanyuma rero gushimiye rero ukomeje gukurikirana Birambuye TV, kandi dukomeje kubashimira kuri support, gukanda subscribe no kudushigikira no kudusapotinga musharinga. Reka nkubwire ngo nkukuri ingofero ngutereye isari, Imana yo mu gihugu cyo mwijuru guhereza umugisha. Ndabakunda cyane.